turabakiriye cyane rwose uyu munsi kuri Family Afya TV chano nziza, chano muzajya mukurikiraho ibintu bitandukanye, ibintu byiza, ariko uyu munsi umunsi udasanzwe, ni umunsi w'ibyishimo bikomeye cyane. Turi kumwe n'abataramyi, turi kumwe n'abaramyi, turi kumwe n'abantu batarama ukishima ukanezerwa. Ibumoso bwanjye, harya bahera ibumoso cyangwa ni iburyo? Yego, ibumoso. Reka nakire uri iburyo bwanjye, watwibwira ukabwira abantu badukurikiranye. Muraho neza. Nitwa Ndate Nyirigira Chantal, ndo umuririmbyi uririmba gakondo mu ndirimbo zo kuramya Imana no guhimbaza. Tubahaye ikaze, turabishimiye kubana natwe muri uyu muryango. Hari akaririmbo ujya uririmba nkumva urumva, ariko unagahimba umenya hari ibihe wari urimo bidasanzwe byiza, wagakubita gato cyane. Karavuga ngo warakoze Yesu. Reka dushime umwami wacu Yesu tuvuga ngo yarakoze. Warakoze Yesu ndagushima, warakoze Yesu ndagushima, igitare cy'amahanga ndagushima, warakoze Yesu ndagushima, ndagushima Yesu wagize neza ndagushima. Warakoze Yesu ndagushima kuri Family Afya TV iri kumwe na Singiza Ministries. Uyu munsi turimo turatarama bigatinda. Hanyuma ibumoso bwanjye hari undi mubyeyi mwiza cyane. Karibu wibwire abagukurikiranye. Hobe muraho muneza, murakomeye. Turabasuhuje cyane, mu Kirundi baravuga ngo turabagumbiriye. Turabagumbiriye, tubahaye ikaze, turabasuhuje, turabakunda cyane. Ahangaha rero turi kumwe n'abakobwa beza bazi kubyina, harimo abasore beza bazi kubyina. Ye baba we, nukuri turanezerewe cyane. Rero jewe uri ahangaha ndaje mbataramire, muhumure ntimuzicwa n'iruhu ngo turi kumwe. ndaje mbataramire. Ni Mignone Rwagihuta uri kumwe na Singiza. Turabataramye cyane kandi dukunda Imana, ndetse namwe mudukurikiye kubataramira biraturyohera cyane. Uyu munsi rero turanezerewe cyane. Ibi ni ibibera mu muryango.
mu muryango wacu turatarama, yego mu muryango wacu turishima cyane. murabona ko dufite abakobwa beza beza cyane bazi kubyina neza b'ikinyabupfura, mbese abakobwa barezwe wabasanga iwacu. Intore nziza mwantore ndashaka kubumva cyane. ni rwego Isa karame, hari akantu mujya mukora iyo murimo muratarama k'imigara myinshi cyane, ese mwakwegera imbere gato nk'intore nziza zatoranijwe mukaga gushyikira ahangaha yego ngo nge ndi rutinywa rutikura, iyo utinze ndagutikura, bityo rero ntimutinde kubakura. Twagiye aho ye ehe yego ye yego ayo mashyi nuko ayo mashyi babibonye jariya wacu. Hari akantu mujya mukora nkabona amaboko muyajyanye ibumoso andi muyagaruye iburyo, sinzi ibintu mujya mukora byiza cyane. Karibu namwe. Yego cyane, yego sha, yego sha, yego yego we. Ayiwe aka kantu gakwiye amashyi, ayo mashyi gakwiye impundu z'ababyeyi rwose. Rwagiho karame karibu. Ndumva hari ikintu wabwira abarimo baradukurikirana ndetse n'abazadukurikirana bakishimira ibyo dukora. Karibu. Murakoze cyane. Icyo twashaka kubabwira ni uko turi abataramyi kandi abataramyi beza. Ubu ahangaha mubona twaje gutarama, twari turi mu bukwe, twaje gutaramira abantu. Nawe wadutumira tukaza tugagutaramira, tukabyina, tukishimana, kandi dukora ibintu byiza cyane cyane. Ubu aka ngaka mubonye ni agace gatoya. Ibibera mu muryango ni byinshi cyane kandi byiza kandi bibereye. Rero hano mpafite mukuru wanjye, uyu niwe nigiyeho. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo ibi nibyo twigiye ku birenge by'abatubanjirije, ibi nibyo twigiye ku birenge by'abatubanjirije. Nibaza yuko we andi imbere cyane, azi byinshi kundusha, arabanza nkakurikira. Ikintu cya mbere rero, abantu badukurikiye muzabasha kutureba kuri channel ya Singiza Ministry, mudukurikirane kuri Family Afia TV. Aho muzadukenera hose muzahabona nimero kandi muzaduhamagara, kandi natwe tuzabitaba. Turahari cyane ku bwanyu, turabakunda. Umva, reka tuvuge ngo turahari cyane, turahari bitarabaho. Ngo harya waruvuze iki? Waruvuze ngo niba nadutumirana no mu rusengero guhimbaza Imana, kuramya Imana, tuzazana aho twifatanye turamye duhimbaza Imana. Turabakunda rero, murakagira Imana n'u Rwanda n'amafaranga. Murakoze cyane.